Reka nkubwire wakemera ko aya ngaya atari amakabya nkuru iyi nzira iri mu mujyi wa Kigali. Reka nkutere amatsiko mbanze nkutemberezeho gatoya mu bice bimwe na bimwe. Ese wari uzi ko iyi nzu wayigurana n'ibikoresho byayo? Ndebera nawe nk'iyi saramanje irimo. None se wari uzi ko ino nzu ifite ibyumba 5 na toilette 5? Birumvikana inzu nziza nk'iyi ntiyabura office muri chambre principale. Birumvikana kandi inzu nk'ingi ntiyabura gym na piscine. Igikoni cyiza cyane kirimo ibikoresho kandi byiza. Reka nkubwire ntucikwe, reka dutemberane muri iyi nzu. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze bakunzi ba Kigali House. Dutangira tubifuriza Imana no kugubwa neza buri gihe mumaze kubimenyera, mugira amahoro. Uyu munsi rero twabatemberereye mu Kiyovu mu mutima w'umujyi, muri ya quartier ya mbere nziza muri iyi Kigali, muri ya quartier nziza rwose. Mbese ndagira ngo uyu munsi by'umwihariko abantu baba baragiye hanze y'igihugu cyacu hashize nk'imyaka wenda myinshi, mbatembereze mbere kuko Kigali isigaye imeze, mbereke aho Kigali igeze, mbereke uko Kigali yateye imbere, u Rwanda rwateye imbere rwose. Nabashishikariza kuza gusura iki gihugu cyacu mukareba aho kigeze, kuko kimaze kuba igihugu cyakindi gitemba amata n'ubuki. Ni igihugu cyiza cyane. Impamvu mvuze ibyo ngibyo, uyu munsi igiye kubatembereza mu nzu imwe mu nzu cyangwa se amwe mu mazu ari hano mu mujyi wa Kigali, hano mu Kiyovu. Ni amazu abiri arimo kugurishwa, ari modern, yubatse mu buryo bugezweho 100% rwose. Anyway, biraza kubatungura, gusa nakwifuriza kuza gutemberana nawe muri iyi nzu, utaza rwose kugenda udatembereye ngo urebe. Irimo ibintu byinshi byiza, irimo ikoranabuhanga, irimo ibintu byinshi, irimo ibikoresho byiza. Ndagira nkwereka aho umujyi wa Kigali ugeze mu bijyanye n'imyubakire. Iyi nzu yacu rero tuje kubereka uyu munsi ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5. Ubwo ibyo nibyo kuraramo, ikagira icyumba cyo kumeseramo, ikagira n'icyumba cya gym, ikagiramo na piscine. Ni inzu nziza cyane iri presentable, ngira ngo murayibona. Ni inzu ebyiri ubu ngubu uko muzibona gutya, ni inzu ebyiri, ariko ndaza kubatembereza muri imwe kuko zose ni copy paste. Ni inzu nziza ziri muri quartier nziza nk'uko mubibona. Ahamagaze ni kuri kaburimbo, simbigarukaho. Kuva hano ujya mu mujyi ni amaguru, urabyumva kubera ko ni hano hafi. Mbese ni za nzu washoramo amafaranga ukavuga uti nanjye rwose mfite UPI isobanutse muri uyu mujyi wa Kigali. Izi nzu rero imwe irimo iragurishwa kuri $900,000, irimo n'ibikoresho byayo kuko iranafanishinze. Nukuzana ikisubwo, nukuzana imyenda yawe gusa, cyangwa se ukaba wanayigura ukazajya uyikoresha nk'amapartment. Ushobora kugura imwe cyangwa ukagura zombi, imwe ukayibamo indi ukayikoresha muri aparitema. Wazajya winjiza neza kubera ko ino nzu uko imeze ubu ngubu bazajya baguha hagati $8,000 n'ibihumbi 10 by'idolari buri kwezi, ifanishinze neza. Urumva ko ari aparitema yaba yunguka neza. Ngaho rero ndebera design y'iyi nzu, urabona ko ari inzu nziza cyane. Ngira ngo nabiberetse mu gashoti gato, ariko ndagira ngo uze kuhaguma tubane, nkwereke nkutemberezemo neza. Nta handi hantu wasanga inzu nk'izi ni kuri YouTube channel yacu ariyo Kigali House. Ukomeze kubana natwe tukwereke byinshi byiza tuguhishiye. Reka rero ntabatindiye dukomezanye mbereke uko inzu yacu imeze. Hanyuma ahangaha tugeze rero ni kuri gate, ngira ngo murabibona. Ni gate nziza isliding izamuka, ni automatique, muraza kubibona ninjiyemo. Hano naho tuhafite akaryango ko wakinjiriramo in case waba winjiye nyine utinjije imodoka. Nta karyango nako keza. Urabona ko ari gate yacu rero isobanutse. Reka mite dukomeza twinjiremo mbereke uko igenda sliding. Aha rero twakomeje ni muri parking yajyamo nk'imodoka 2 z'amajipe manini cyangwa se n'eshatu, mu gihe wenda ufite imodoka ntoya indi kajya hara muri iriya side. Urabona yuko ari parking nziza isobanutse itwikiriye. Dore bya bindi nababwiraga, urabona nkanze gutya urugi rwacu rukomeza guslidinga rukinguka, utiriwe urwana narwo rwose. Urabona ko naruvuye iruhande, ni imashini. Urumva ko inzu ya $900,000 igomba kuba isobanutse uko byagenda kose. Turahita dukomeza rwose simbatindira, ndahita nza hano muri no side. Ndashaka hano kwavira rimwe nkabereka no mu gikari, ariko urabona ko hano tuhafite jaride. Ni umwanya wa jaride nubwo wenda itarakura, ariko urabona ko
ni jaride nayo izaba ari nziza cyane. Hanyuma cameraman anyemerera aze hano kuri no side abereke neza ahagaze nka hano muri no nguni ya hano niho tuza kubona za nzu zacu neza, noneho tuzireba tukareba uburanga bwazo. Ni inzu zikomeye zubakishije umva n'ibikuta urabona ko ari amabuye, ni inzu ya Mirere na Mirere rwose, ni bya bindi bavuga ngo nguriye rimwe. Urabona ko ari inzu nziza. Iyi nzu ndakwibutsa ko ifite na piscine kandi irimo ibikoresho yose nyikwereka hano hanze. Reka rero dukomeze mbereke no mu gikari murebe uko hangana. Hanyuma rero ahangaha tugeze ni muri cya gikari cy'inzu. Mu by'ukuri urabona ko ari igikari cyiza kirimo amajaride, ni igikari aho villa yawe ibigaragara neza. Ni chateau bro, ninkubwira ngo ni chateau nawe urabibona. Ubuso urabona Kigali tarateye imbere, niba utaheruka Kigali rwose imeze neza, nakwifuza no kuza kuyibamo kuko turumva yaraturyohanye, ni nziza cyane. Ahangaha inzu rero irazengurukwa na jaride nziza cyane imeze neza kandi nini, igatambika tudurwa ikagenda, ni nayo nzira ihita ihinguka ku irembo. Urabona yuko hose ni amajaride agiye akikije iyi nzu nziza yacu uyu munsi twabazaniye, iri ku giciro cya miliyoni 900 nk'uko twabibabwiye. Urumva ko ari inzu ukwiriye gusura ukareba uko imeze fizikare, kuko hano mba nyikweretse kuri video. Reka rero ntabarambiye bite twinjirana mbereke uko inzu yacu imeze. Tutarinjiramo imbere ariko sinagenda ntaberetse ko hano ifiteho douche na toilette by'umukozi. Birumvikana umukozi agomba kuba afite ubwiherero bwe. Hanyuma nanone kandi ikagira n'icyumba cy'umukozi cyangwa se akazi k'umukozi. Hano ariho ngiye kubereka, cyangwa se umuzamu, byaterwa nawe. Ino side ya hano aka niko kazu k'umuzamu cyangwa se k'umukozi. Urabona ko ni inzu nini yisanzuye, ntago ari nka za zindi baba baratubije. Aha ngira ngo rero tukiva hanze reka mbanze mbasobanurire neza, ngira ngo banzu banyerekere. Iyi niyo sorute ijya hanze, nabiberetse aho wahita uhingukira ku gikoni. Iyi ngiyi rero noneho niyo main entrance, ni ukuvuga ngo ubu nibwo bwinjiriro nyine nyamukuru bw'umuntu yinjiriramo aje muri iyi nzu yacu. Ahangaha rero tugeze, hano hari akabati keza cyane karimo n'ahantu ho wabika nk'imitako. Anyway, iyo waguze inzu burya niwe umenya kuyitegura, ariko urabona ko bagiye bashyiramo utuntu twinshi kandi twiza. Hanyuma hano hari toilette y'umushyitsi, mu gihe yicaye muri salo agomba gukoresha ino toilette. Rwose urabona yuko ari inzu nziza cyane, iri kugurishwa kuri miliyoni 900 nabibabwiye. Urumva yuko ari amafaranga nyine atari makeya, ariko kuri property nk'ingi muri Kigali aho bigeze, urumva yuko rwose nayo si menshi ugereranyije n'iyi nzu urwego iriho. Iyi ngiyi mvuze ko ari imwe mu nzu nziza ziri muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se zubatsemo, ntago naba mbeshye habe na gakeya. Ndahita nkomeza rero nzi hano mu gikoni aho dusanga fridge nziza cyane, ni fridge nini ubona rwose. Ese nakubwiye ko ino nzu izana n'ibikoresho byayo byose, wowe ikizana ni imyenda, ni ukuyigura muri icyo giciro, harimo na ekipoma zose. Hano rero tuhafite ka kantu gafata imyotsi, urabona yuko dufiteho na hano kuka, niba ari electronique ariko sinzi, gusa urabona ko ibintu byose bigiye bifixinzemo. Dufite lavabo nziza cyane hano muri iki gikoni, urabona yuko ari ibintu byiza. Hano rero tuhafite n'agatebo keza aho ushobora kubuteraho n'intebe ukaba wahafatira breakfast cyangwa lunch mu gihe udashaka kujya muri salle à manger. Urabona ko ari igikoni cyiza cyane kandi gihagije, size yacyo irahagije. Ese wagiye kuri Kigali House utubura n'iki utubwije ukuri? Ariyo mpamvu musaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndebera ya matara ari muri iki gikoni, urabona ko ari ibintu bisobanutse. Iyi nzu ndakwibutsa ko iri hano mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu, ni quartier iri mu mujyi rwagati mu mutima wa Kigali. Nkiva hano kuri iki gikoni rero reka ndeke kugitindaho, ndahita nza hano aho dusanga salle à manger nziza cyane irimo n'udutebe twayo n'agatebo. Urabona ko ari salle à manger nini nyine yisanzuye ijyaho abantu, ndumva ari abantu 8 niba atari 9 niba ntibeshye, ariko ubona ko ari salle à manger nini rwose kandi ihagije. Hano rero kuri no side ya hano tuhafite nako nakabati keza cyane kushobora gushyiramo nk'ibyombo, sinzi byaterwa nawe, ariko urabona yuko wakoramo ibyo washaka byose, wabisitokamo bijyanye n'ibikoresho byo mu gikoni. Nako urabona ko ari akabati keza cyane. Ubwo rero ndahita nkomeza, sindi butinde. Hano tuhafite umwanya mwiza cyane munini, mbese
urumva inzu ya miliyoni 900 rwose igomba kuba ifite itandukaniro n'izindi tujya tubereka. Reba nk'uyu mwanya uri aha ngaha wose, ni umwanya munini wisanzuye kandi wo wakoresha icyo ushaka kubera ko salo iri ukwayo. Ubwo turahita tunakomerezaho duhita tugera muri salo yacu. Wow, ndebera ino salo mbanze nicareho gatoya nanjye mfiringa ino salo numva uko imeze, ariko ni salo nziza cyane. Ndebera nawe ukuntu ingana, reba intebe zirimo ubwazo nazo urabona wagira ngo ni dekorasiyo. n'izi ntebe urabona ko ari ibintu biryoshye bimeze neza cyane. Reka nyibereke mu nguni zose, ariko sindi bugende ntaberetse na rino tara ryiza cyane rinini rimanuka rikagera hasi, naryo ritanga ubwiza. Mbese aba bantu ni abahanga. Uno muntu washushanyije ino nzu rwose niturebye hano ni amanota ye 10/10, ni umuhanga cyane. Hano tuhafite rero ubwo navuga ko ari TV stand, ariko noneho izamuka ikagera hejuru bigatanga n'ubwiza. Wagira ngo ni amakaro, ariko si amakaro, ni ibintu bimeze nk'imbaho sinzi. Anyway, ni ibintu bikoze muri sinzi material bikoze, ariko urabona ko ari ibintu byiza cyane bitanga ubwiza budasanzwe. Noneho ndebera plafo hejuru ukuntu imeze, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Dufite hano rido nziza ndende kandi yisanzuye, urabona ko nta muntu tutabeshyanye utakwifuza gutura mu nzu nziza nk'iyi ngiyi. Tuvugishe rero kuri izo nomero ziri muri screen yawe, tukugeze kuri ino nzu rwose nawe wihahire. Reka rero nababwiye ko ifite ibyumba 5, mpere mu cyumba kiri hano hasi, aricyo iki ngiki cyo twita icyumba cy'abashyitsi, cyangwa se wakoresha icyo ushaka. Twakomeje rero tubahaye ikaze mu cyumba. Ukinjira muri no korodoro ugitangiye, ariko ndahera muri douche na toilette yacyo. Wow, ndebera no matuwarete n'aya madushe, ndebera no size ukuntu ingana. Bya bintu byo kuvuga ngo ibintu birafunganye, ni ikibuga wanakiniramo, urabona ko ari hanini cyane. Mbese iyi nzu ifite itandukaniro. Mureke Kigali nayo itangire ikora itandukaniro, handi usanga amavira nayo ku rwego mpuzamahanga. Ngaho ndebera nawe iyo bathroom. Tuyivuyemo turahita tuza hano kuri ku cyumba nyirizina. Ni icyumba nacyo cyiza, hano ni makinga. Uvuga ngo iyo nkinze hano gutya mba nkorozinze hano nyine, ubwo mba nkoze icyumba. Urabona yuko ni ibintu byiza cyane. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini kirimo igitanda cyiza rwose, ni ibintu biryoshye bimeze neza cyane. Kandi hano kuri hano nkorozinze hariyo ushobora no gusohokeramo ugiye mu gikari, nuko ubu ngubu ntabasha kuhabereka burije, muratwihanganira. Reka duhite tuzamuka tubereke mu bindi byumba. Tugisesekara kuri no side ya hano, mbabarira ubanza ubanyerekera ubwiza uburanga iyi nzu ifite hano. Ndebera design hano, ndebera amatara meza cyane atagira ukwasa. Mbese umbabarira iyi nzu, muze kuduha commentaire, mutubwire uko mwayibonye, mutubwire rwose uko bimeze. Twebwe n'abatunenga turabemera, ariko siniteguye ko hari ikintu wanenga kuri iyi nzu rwose. Mu by'ukuri iyi ni inzu nziza. Aha ngaha rero duhagaze niho ushobora no kurebera kuri salo, mu gihe wenda urimo kuganira n'abantu uhagaze hano, ushobora kuba wabasuhuza cyangwa se ukaba wabavugisha wihagarariye hano. Hanyuma hano turahasanga ibyumba, ubwo ndumva ari ibyumba 3, ariko harimo na laundry hano cyangwa se imesero. Urumva ko tugiye kubibatemberezamo, ndibaza turahera reka duhere kuri iki ngiki. Wow, nacyo ni icyumba. Nakunze ukuntu ari ibyumba binini, byose ni binini rwose. Nkubeshye ngo master bedroom ngo ni iyihe rwose sinzi, wakoresha iyo ushaka, byaterwa nawe. Urabona yuko nacyo ari icyumba cyiza kinini, kirimo igitanda cyiza, kirimo espace nini. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Hano rero tuhafiteho n'akandi kantu k'agatebo, ushobora no guteraho intebe mu gihe ufite utuntu two gusorova, ukaba washyira hano imashini yawe ukaba dusorovinga. Tukagira kandi garderobe nziza cyane itagira uko isa, nini rwose y'igitangaza. Ese reka nkubaze, ufite gahunda, ufite amafaranga kandi urashaka gukora amaparitema, ushobora kugura zino nzu ebyiri ukazigira apartment zose, zajya zikwinjiriza byibura minimum $15,000 by'amadolari cyangwa 20 uko ari ebyiri. Urumva yuko byaba ari investment nziza. Cyangwa se ugatura muri imwe
indi ukayikodesha nayo ikazajya yinjiza neza. Hanyuma hano tuhafite bathroom. Wow, je zino bathroom zanangaje. Ndebera ukuntu no bathroom ibingana, reba ukuntu size yayo ibingana, urabona ukuntu ziba zingana, ni nini kandi ni na nziza cyane rwose, zigiye zirimo n'ama AC. Mbese iyi nzu yujuje ibintu byose, kandi ndakwibutsa ko ino nzu ifiteho na pisine. Iki ni icyumba cya mbere turebye cyo hejuru. Hano rero naho ntabwo ndi bubatindire, ndahita nkomerezaho. Hano naho tuhafite ikindi cyumba, niyo mpamvu nakomeje mvuga nti master bedroom yabiyihe, byaterwa n'amahitamo yawe, kuko ndebera ukuntu kingana. Uyu mwanya wose havuyeho igitanda giteye hariya, ariko ndebera umwanya wasigaye ukuntu ungana. Ni inzu ndende kandi bya bindi by'ubushyuhe rwose ubyibagirwe. Ntabwo warara mu nzu nk'iyi ngiyi ngo wumve urashyuhiwe, never ntibishoboka, kuko ni inzu ndende yisanzuye. Kandi reba ukuntu zigiye zitandukanyije hano, zisepaye n'amagariderobe yazo hano mu rwambariro. Ni ibintu bitandukanye cyane rwose, harimo diferanse. Iki cyumba kandi nacyo gifitemo dushe na toilette. Reka nkomerezeho ahita yibanyerekera, ariyo iyi ngiyi. Urabona ko ni dushe na toilette nayo yisanzuye kandi nini rwose, size ni imwe. Niyo mpamvu nakubwiye ko master bedroom wakitoranyiriza rwose bitewe n'icyo ukunda. Hano rero tuhafite laundry cyangwa se ryamesero. Ahangaha niho ushobora kuba wamesera. Urabona ko naho bahateganyije. Ahangaha hajyamo amamashini afura, ngira ngo hari niyo mpamvu iteretse muri salo. Hano washyiramo imyenda muri utu tubati. Urabona ko ari ubumesero rinini naryo ryisanzuye. Twakomeje mu kindi cyumba, ariko ndebera nk'iyi size. Wow, niba ufite miliyoni 900 ukeneye gukora investment mu mujyi wa Kigali, aha nahawe rwose. Ukeneye kugura amaparitema, wagura ino nzu ukazajya uyikodesha nk'amaparitema rwose. Waba ukoze deal kandi yayindi yarurangiza. Ahangaha rero iki cyumba murimo murakibona, aho dusanga plafond nziza cyane, kandi bigiye bifite n'amaterase. Sinzi tuhageze bwije, ariko reka mbereke kuri iyi ngiyi. Ibyumba byose bifite amaterase, ni amaterase manini ari ku rwego rw'iyi ngiyi. Urabona ko ari terase nini ihagije rwose, nini cyane. N'izindi nuko zingana. Icyumba cyacu rero ni iki ngiki, ngira ngo murakibona, nacyo ni same size, byose ni binini. Gifiteho kandi na dushe na toilette, ariyo iyi ngiyi. Garderobe zo sinzigarukaho kuko mwazibonye n'ahandi. Dushe na toilette niyo iyi ngiyi murayibona. Urabona ko ari sawa cyane. Mbese ugerageze utembere mu mujyi wa Kigali rwose kuri ino video, muduhe commentaire mutubwire muti muri Kigali House turabona Kigali imaze kugera kuri uru rwego. Natwe tuba tuhabaye ngo tujye tubagezaho ibintu byiza umunsi ku munsi. Reka rero tuzamukane kuri floor ya 3 tuberekeye. Twakomeje tugisesekara hano. Ndagira ngo mvire hano rimwe mpite mbajyana kuri gym. Iki ngiki ni office, ntabwo yebwe tuba twayibazemo muri bya byumba 5 cyangwa se icyumba cy'amasengesho. Byaterwa nawe. Urabona ko nayo ari nini. Icyumba cya nyuma kiri hano kuri ino side ya hano, bagari cyo cya 5 nyine cyo kuryamamo, kinashashe. Ni iki ngiki. Iki ntekereza ko ari nacyo batekereje kugira master bedroom, ariko wowe wahitamo icyo ushaka bitewe n'ibyiyumviro byawe, bitewe n'amahitamo yawe. Ahangaha turahasanga agatebe keza cyane. Ndebera imikino banyerekere kano gatebe keza ushobora kuba wicayemo wibereye hano mu gihe urimo gushaka gukorera nko mu cyumba cyawe utidepurashije. Hano rero hagiye hariho n'utubati twiza. Urabona ko bahadekoye nyine nka office. Hariya naho kandi hafiteho balcony, ariko sindi bujyeyo, kugira ngo muzayibona mwaje gusura. Iki cyumba nacyo gifiteho dushe na toilette cyangwa se bathroom nini, noneho yisanzuye kuruta n'izo twabonye zose, kubera ko iyo ni ikibuga ndakurahiye, irimo n'amajacuzzi. Ndebera toilette. Ese nk'iyi toilette koko ni ahantu hangahe ho wayibonye koko? Ni za toilette ziba zidasanzwe. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma hano kuri no side ya hano tuhafiteho shower nziza cyane, tukagira n'imashini ishyushya amazi, ariko ari nayo iriho AC. Urabona sinzi ukuntu babikoze, ariko ni ibintu byiza cyane. Urabona ko ari ibintu byiza biteguye neza cyane. Hano tuhafiteho lavabo nziza,
amazi ni munange, murabibona, urabona ko ari ibintu byiza. Wakoga wicaye, wakoga uryamye, wakoga uhagaze, byaterwa n'amahitamo yawe. Reka mbereke muri gym. Dukomezanye rero aho dusanga hano dushe na toilette y'abantu bari kuri gym. Iyi niyo dushe na toilette, urabona ko ari sawa kandi cyane. Aha, ngira ngo urabibona, abantu bari hano hejuru kuri piscine cyangwa kuri gym ntabwo ari ngombwa yuko bajya mu byumba. Aha, turakomeza aho dusanga hano gym. Ngaho ndebera na gym hano ukuntu ingana. Ni gym nini yisanzuye, imeze neza cyane. Ikintu kiburamo ni ibikoresho gusa, ubundi ukageza hano ugakora siporo, ugahita umanuka ukoga, ugahita wigira mu kazi kawe. Aha, dufiteho hano rero piscine, ngira ngo sinzi niba muyibona uko tuhageze bwije, ariko ni piscine nayo iri hano hejuru yegeranye na gym. Ngira ngo nuza ari ku manywa tuzagutembereza neza kurushaho. Nshuti bakunzi ba Kigali House, rero twabanye muri no video, mwakoze cyane, mukomeze mukore subscribe. Tubahishiye byinshi cyane byiza byo dufite kubazanira, bindi tukabereka bishya. Ntimurambirwe rwose, tuzabaha ibintu byiza cyane. Mukomeze mukore subscribe, tubane umunsi ku munsi, kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impano n'amafaranga, dukomeze kwagura uno muryango mugari ari wo wa Kigali House. Ibindi naho ubutaha, Imana ibarinde.